ese kutanyumva kuramo naje makamwe cyangwa nanjye nterete meze neza ubu ngubu rero akazi ngiye gase ubu ngubu rero subana ubu ndumvaye ubundi Imana ikunda abasore n'abagabo abagabo twanwa turi wala sura korama wumva ariko korama ukunda no kujangira gutya nagira nte wa mugabo sha kabisa kuvone ari we mugore ngira ari we mwana ngira nagira nte aha none se mwana ngo bimeze bite ni sawa tu ndakubona kabisa wese byifashe bite sha jesi byanye n'ubo bizi mwana kudaherutse ibyanjye nyine ni ibintu biba biri aho ngaho simvuga ngo ni bibi cyangwa ni byiza naho ibyanjye ububizi amakuru yanjye se ntubuyazi aho yenda bizi byawe muri no minsi ibibazo wowe n'abagore bawe mwasubiranyemo nta nkuru sha nyine se ngira ngo urabizi none uyu munsi ako gahinda karacyandika umutima ariko ubu ngubu ndumva narafashe undi mwanzuro ahubwo Keve bite se mwana ni sawa salamu sawa abana telefone yaguhugije amachat ari menshi cyane ese nagira nte wa mugabo sha kabisa kuvone ari we mugore ngira ari we mwana ngira nagira nte aha none se mwana ngo bimeze bite ni sawa tu ndakubona kabisa wese byifashe bite sha jesi byanye n'ubo bizi mwana kudaherutse ibyanjye nyine ni ibintu biba biri aho ngaho simvuga ngo ni bibi cyangwa ni byiza naho ibyanjye ububizi amakuru yanjye se ntubuyazi aho yenda bizi byawe muri no minsi ibibazo wowe n'abagore bawe mwasubiranyemo nta nkuru sha nyine se ngira ngo urabizi none uyu munsi ako gahinda karacyandika umutima ariko ubu ngubu ndumva narafashe undi mwanzuro ahubwo narinje kukureba kuko ni ujye umbwira udukuru tukanjya ku mutima cyangwa se naba mfite igitekerezo ukanyunganira mbese ukambwira ibintu bishobora kuba bindiye mu mutima mfite igitekerezo cyo gushaka umugore ibyo se wari ubizi nibwo rero nibyo byari binzanye uziha igihe rwose waramutse neza uvuze iby'umugore ndibuka ntumva se ahubwo ni wewe nakuboneye umugore ariko nibikunda niba uzampikira se uzampikira sinka nzayiye hajya nakuganira umugore mba nshaka ukuntu aba ameze nakuboneye umugore umukire afite imitungo pe yego niwe wenya aruzuye nyine ni wa mumama nyine cyokora yarabyaye ndakeka ntiwakwanga umuntu wabyaye nawe ufite abana ariko aracyari muto nyine arakuze ariko nyine si cyane by'abakuru cyane nawe narakubwiye umva dore icyiza kisibyo ni mukuru nyine wenda mu bigaragara ariko si umvuga ngo ni umukecuru nyine ni umusirimu tu umureba ni umusirimu ku isura ntabwo ari wabandi nyine baba ari abantu ubona nyine iyo ngiyo mu bisheke ni umuntu nyine ubona ugaragara neza mbese ubwacu yego nta kintu inzu afite nawe ubwawe ntuyifite iriya bakurukanyemo ngo aya wa mugore wawe ngo niba ari inde nta mahuriro iriya nzu yawe kuri we ni igikoni iriya nyine iriya bakurukanyemo yego kuri we uwo kamamagare Diane nze numva amakuru ye awe simuheruka ngiye no kumureba mbonane nawe numva ahereye Haro? Meze neza? Amakuru se? None se urihe ngo mpure nawe sheri? We ni igikoni cye. Noneho ngiye gukira. Ni igikoni cye. Nzira ngo byemere none. Noneho ashobora no kuzangurira n'imodoka abana n'ibicamo. Oye nyine nuza n'ibintu byo kukubanguriza igiza ngo urashaka ngo abana batoya. Oya niho ujye kuzana ngo iby'abana batoya nawe ubwo ako kantu uri kugumya gutambikamo.
karimo karanira amacenga ariko nta kibazo ubwasigaye naho kwirebera mbese umva aruzuye ahantu hose nta naho ahuriye n'uriya niba ari n'umukecuru wawe ngo niba ari mama Kevin ni muroro umwe ntaho bahuriye habe nta na kimwe kijana aho ngaho ndumva warandebeye neza mama nyine w'umusirimu ahubwo reka nkwereke njyewe nubwo turi inshuti nimukugezaho icupa hafi kuko nubona ibyo nyine igipangu atahamo nugikubita ndabizi inyota yawe ni umunsi nta kintu wavuga utavuze ngo icupa hafi urumva n'imbaraga nakoresheje njya kumureba nawe ugomba kunyumva oya ndakumva Kevin ndakumva njye ninjiye kandi ntacyo wambura ninjiyemo njye ninjiriyemo n'inzu ukuntu hameze umva naravuze ni yaba nanjye ayo mahirwe nakayagira wabona nanjye ngasubira ngatuza wanga umva waba umeze neza waba uryoshye wahita usubira bwana ubuze ukuntu nahungabanye wahita usubira bwana ahubwo se iyo ndebye ukanamureba usanga azanyemera basi wowe nyine niba wiyizeye mu kwemeza umugore nyine amagambo yo ndayafite nta mugabo afite ndabizi neza wowe muzahuza nabimuganirijeho igisigaye ni uko muhura ubundi mukakora ibyanyu basi ubwo Kevin reka nkwizere icyo kiganiro mpaye ni cyiza kandi kiranejeje kuko nari naje n'ubundi nzi neza ko ndi buhave nezerewe wari ubizi uranezezwa ni nari nzi yuko ninza nyine mu bitekerezo ndi bukugezeho uri bumbwire ikinyubaka kandi cyumbwiye kiranyubatse sibwo mbaye Mesiya ndabona ahubwo wari waba Mesiya ntarabona ko bigiye mu bikorwa neza sibwo mbaye umucunguzi ahubwo rero reka mbe nkuretse nanjye ari ikintu natekerezaga kuza kujya gukora reka mbe nkuretse ngende ngikore hanyuma ubundi ubwo sinzi umunsi twazagira aho hantu ubuse kandebe turisangaye ndiba urashaka ko duhita tunajya saa 3 n'igice za mu gitondo ntago nimugoroba nyuma saa 6 twajyayo ibintu ni ibyihuse ibintu ni ibyakare ukambwira ngo ntago twajyayo nawe koko turajyayo turagenda tumurebe ibindi bintu ntibivuye mu nzira turajyayo wowe ugira gutya gusa umbwire wowe umamagara wabonye umwanya ntacyo hano ndi gukora iki ko niba wowe umwanya ufite wowe nubona umwanya uva aho hantu ugiye uzu ndebe tugende tumurebe yego ariko nkwijeje nubona ahantu ataha urararana inkweto iri joro ako nizere ko nuhataha byose iri joro urararana inkweto mubwije ukuri ni ukuri pe nta kibazo ndabahuza ubwo ibindi nyine nanjye ubwo inyungu yanjye nzayibonamo nyuma nanjye reka ngende nkore vuba nk'umuntu nyine ufite gahunda ibana n'umunezero ubwo uhise undenga mfite amatsiko yo kumenya ahubwo umva nkubwire ihute ujye muri izo gahunda utaza kuntinda kuko nanjye hari igihe uzavuga ngo nurenze uno munsi ukazavuga ngo ubonye umwanya nanjye nta mwanya nifitiye nagiye mu kazi sinava mu kiyede ngo ngiye kukwereka ngo umugore yego ubwo nutamfatirana uno munsi urabuhiye sawa bye Kevin sawa yahiye yatokombeye ngo ndashaka umugore ndabahuza sha nanjye ko mbishoboye ndabahuza kabisa ahubwo kanze muhamagare wa mugore numve ko nariyo numve ibyari byo okay reba tita bose alo mabuja muraho ni Kevin okay nanjye ntabwo wamenye okay nyine ikintu ngushakira nagira nyine wa mugabo twavuganye
nagira ngo tuze kukureba nyine nyuma ya saa sita. Yego. Okay, nareba nyine ubwo ntago tuzirenza saa 8 turaza mbere yaho nareba. Okay, niba ufite gahunda ya saa 9 ntago turenza saa 8 tutaraza. Sawa sawa. Sawa mabuja. Umuhanda sawa wamanutse gato se tugahurara ko nanjye narindi mw'icyo cyerekezo nza ku muhanda ruguru iyo ngiyo ariko nagira ngo tunabonane bibaye byiza twahura pe kuko ndagukeneye cyane nari nagukumbuye urukundo ruba rwasheze umutima numva uri mutera warayutera isigane none nari nkeneye guhura nawe. Sawa reka nze nkurebe ntacyo bitwaye. Ese ko numva umutima uri musimbuka yenda urasubira mu gitereko da banumva ibintu byakomeye. Reka tubonane ntacyo bitwaye enda natushatse ye kureba sheri ubundi numvaga byanakomeye yenda yana. Neza. Yone se ko ndeba ngo nabirenze tu. Je buriya rero umutima wanjye wari mutera mu rwawe. Urumva? Barimbiye. None. Isani. Nyine umubeye nawe nge umubere pasi n'umve ni. Cyaje warana. Urabyanze ntago nakwanze. Ese bimeze bituna gitema kuri ni. Neza. Kasi sawa si neza cyane. Nanjye ntabwo ariko nani nyine nari mukumbuye naramubaga wawe numva shawugira bikabye kuyana ntabyo niko numva numvaga ninakubona umutima urameneka ubwo rero nyine nese nk'ikindi kikari nk'uko mamagara kangahe reka mwereke urumva anagira ngo kubwira none ko barambwiye ngo gasasira ngo waramusenyeye kandi niko kuri ariko nubundi ntabwo byari kuntungura. Barabimbwiye barambwira ngo waramusenyeye ngo yarawukanye ugaragenda turabonana ariko yarabimbwiye umugore we twari kumwe arambwira ngo yaramwikuye ngo kubera iyo mpamvu nyine numvise nyine ni kuki wumvisha amabwire y'abantu nyine niyo mpamvu nagombaga ngo duhure nyine nyibwire ko sibyo kuko ntabwo namusenyeye mbese namusenyeye ngiye naramuki nyine se nanjye niba wisenyeye kubigore by'ikigeni n'ibicundo mbese byagenze babasheri batangiye kuguhamagara nyine ntabwo ari abasheri rero umva ukuntu ibintu bimeze gusa nyine nabyumvise ariko
numvaga arimo rugenda rukendera kandi nagukunda gurabizi ariko numvise nawe si umukobwa usenyera abantu ari we bikabaho abwire y'abantu ngo none se mwebwe natwe turaho gake uba wariburesheje oya ndahari pe waranshatse urambura komera ukuza kunshaka amagambo se nyine nkaba narakubuze ariko ibyo bintu tunabyihorere byararangiye biriya bintu by'amatiku ntabwo aba ari sawa cyane nibyo byiza ariko n'ubundi nta mpamvu y'amatiku amatiku kuyatindamo wapi pe twivugira ibindi bijyanye n'ikirere gusa iyo ndebye urabona nakubwira iki urabizi ko nari mu mutima wawe ngo menye ikiri gutekereza okay none se naciye ku ruhande uri umuntu mukuru nta bintu byo kuvuga ngo ndaca ku ruhande sibyo batandukanye n'umugabo yakubereye imbwa kandi nanjye buriya ndi mukuru ntacyo wumvamo buriya hari igihe nubwo yabaye imbwa yenda azagera akaba umugabo ntawamenya aya ibyo bintu by'inzagihe wapi ntawamenya nyamara ushobora gusanga arebye ko yakosheje ugasanga arikosora buriya ntawe uvumira itararenga buriya reka nkubwire sibyo nubwo ubu mbona nanjye ndi mukuru nzi ikijya mbere umukuru ndabyumva kandi ndanabibona umuntu atangiye kuzana utwanwa biba bigaragara ariko noneho ntabwo ibyo ari ibintu nahita mpfa guhitamo bukira kano kanya reka mureke abanza agende yige abanza afate isomo buriya nabona ko nari mfite agaciro hari aho azagera byanga bikunda akabona ko nari mfite agaciro nusanga yariboneye undi mugore namubona icyo gihe nacyo nzamenya umwanzuro nzafata ariko atari njye ufashe iya mbere okay ngoreke basi sinangombwa wenda ngo uhite unkunda ariko basi tujye duhura twishime basi nawe urabyumva nyine nawe uri umuntu mukuru kubyumva kwanjye muri uriya mugabo ko byagiye uriya mugabo yaraje uruhehe napfa kundi nyine baba ndi nagendaga ndikubwira buri nyine warabimbwiye nanjye niyo mpamvu nizera uriya mugabo yaraje barankunda ndabaza se urankunda kandi ufite abakozi ni gute ukunda umuntu kandi ufite umuntu ndangije ndamubwira ati rero ntabwo bishoboye yaranasanze no mu rugo kuri ka kabaza nkunda kwicara umugabo noneho tutagiye kure ngo nuramusaza ubundi ntabwo nanjye ubwo ndabyibaza nyine uko byagenze bikancanga niyo mpamvu nakwihamagara ngo ese ubundi ubona namukurikiye ubona namukurikiye birashoboka nuko babwire yaje afite amafaranga umugore we yaje turi ari gukanda akanyenyeri atangira zandu batangira gushaka kunkubita turafata ariko warayariye amafaranga ndayafite nyine narayariye none se yabaye 100 ko nta mpamvu yo ya nariko yanga se namuhakaniye inshuro zigeze muri 5 uvuga nyuma nibwo yayisangiye ziko nyine ndi bubwire ikibazo cy'amafaranga akahita ndetse akahita mva uri mu munaniza ndi mu munaniza rero niba ari uko bimeze ariko yaga akaseri reka mubwire ari wowe umukobwa akaza akakubwira ati reka muhe amafaranga dukundane utamukunda amafaranga ntabwo wayafata byaterwa hari igihe nshobora kuyafata cyangwa yanga bitewe n'ayo ariyo niba mpaye menshi cyangwa nacyahumye nayacakira ntukansetse nawe
ariko rero reka nkubwire numva niba koko ariko byagenze yumva uwarangaye ubwo ni Gasasira nyine yihanga rero hejo bundi asanga mu kazi ngo umugore yanyirukanye ngo njye ngo mutubane ariko ndabona uvuga uri ikigoki uri igicucu oya ariko uranamutuka koko ntiwanamwubahira ko wayafashe ariko mwubahira ikibazo muti mwubahira ikigoki nawe mwereka ko utari oya reka nkwereke ukegere Gasasira nawe si turabonana numva nk'ibyo mbwiye ari byo ubwo ariko uzamuyeho make pasi muri 15 byinshi umugabanyemo kabiri ko ngo yabaye ntaterega amakuru habe n'atanu ubundi ni ndayo kubwira ntacyo nyine ntacyo uzaze niba ushaka ko dukomezanye turababwire y'abantu dukomezanye niba ari kubabwire y'abantu dutandukanye nawe ntabwo twatandukana kubera iyo mpamvu numva ariko niba koko nyine ndakomezana mva mukuru ngese sumu nese kuba wumva ko twakundana kucyuba wumva wajya mu babwire y'abantu oya kumva ni ngombwa urumva ariko byose si kubaha agaciro ariko no kumva biba bikenewe kuko nese ko nabyumvise kandi nkaba nkubajije nkumva nibyo ibyakeneye narabikubwiye ushaka kumva kubyanga kwanga kubyumva ariko narabikubwira wanga kubyumva hasi ikigore cyiza twishime urukundo ruzagenda ruza nyuma ntabwo ibyo ngibyo nanjye byaba bisa naho ngiye gusa naho nihimuye ku mugabo nanjye ngiye gukora nk'ibyo yakoraga none se wowe uri robo kucyumva ko ibyo yagukoreye wowe utabikora ntabwo ngiye namwitura gutyo ngo nkore nk'uko yakoze ahubwo gusa icyiza nagende ashobora kuzagenda akajya hanze akiga amasomo namara kuyafata azagaruka wakwigira marayika wakwigira iki ni hahandi niba ari iryo juru haranira muzarihuriramo umva uzange gukora ngo ngwiki reka uwakoze buriya ni oya nyine ngewe ntabwo ibyo nabigenderamo ni ukuri ibyo ngibyo bikora umuntu sinzi nako ariko wenda namara kugenda agahaguruka nkamenya ko afashe umwanzuro wo kuvuga ngo aragiye nibura afite ahantu ari kubarizwa yenda koko yahisemo byararangiye icyo gihe nanjye nzatekereza nubwo byaba byaragenze kuri ntabwo namwangaga ahubwo ni ukugira ngo abanze asohokemo gatoya abanze arebe ubuzima bwo hanze nibura nagaruka azagaruka bwa buzima yaciyemo avuga ati sinifuza kuzongera kubusubiramo natanagaruka nabyo azaba yahiriwe n'amahire yiwe wenda singuciye intege ariko ibyo kugaruka biragoye nta kibazo nubwo atagaruka nanagenda nkamenya ko yagiye nibura byimbitse naho ubu ngubu akizerera nkimubona akirukanka aha ngaha naramenya ngo hari ahantu ari kubarizwa nzaba ntujemo ariko nagenda nkumva ko yafatishije nanjye nzavuga nti nibura nkwiye gushaka noneho uwo dufatanya tugakomezanya urugendo icyo gihe nzaba mfite ishingiro ariko ubu ngubu nta shingiro ndagira sawa nta kibazo ntabwo ibintu byo guhatiriza ari byiza ntabwo biba ari byiza ntabwo nkwanga uri inshuti yanjye kandi uri umuntu ukunda kungira inama ntabwo nkwanga buriya nibikunda nibicamo wenda tuzahuza ariko nibidacamo maze rero iyo mugiye gukuzaho umuntu arabwira ngo ntabwo nkwanga ngo uri inshuti yanjye ntabwo nkwanga ndabizi ko utanyanga niyo mpamvu icyo nshaka urakizi nyine icyo ushaka ntabwo kirakunda muri aka kanya yenda nibigenda uko nguko hari igihe kizakunda kandi barareka nkubwire sibyo ubwo mubona tubirukaho hari igihe nawe uzankenera by'akazi umva nkwihorere ntacyo nonyehorera nzajya n'ahandi n'inyagasamburira rimwe nta kibazo kankureka ko atari wowe wa mbere se kereka ari wowe muhungu babyaye wenyine ari wowe muhererezi wabo w'abavutse hazaba havuka n'abandi ndabona muri gukora amasuku ko mwakesheje nyine haba hakeye kubera urukundo ngo ukeneyeho ntabwo ari urwo Yesu yaduha wahoranye inzozi zo kuzakina filimi Musa ni inkuru nziza ubu turi kwakira abantu bose bafite impano zo gukina filime
kandi ku buntu. Watwandikira kuri 078385 cyangwa se ukadusura ushaka kureba ibyo dukora ni kuri YouTube channel Just TV Show.